On TTV. Hello once again, ndi Popo. Ikiganiro ni Bookstore ini on TTV. Tugiye gukomeza kubana mu kiganiro, nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudukurikirana aho waba uherereye hose, ukaba udutekereza ukadukurikirana. Ndagira ngo uyu munsi dukomeze kubana tugaruka ku bintu bimwe na bimwe by'umwihariko mu bitabo nko mubimenyereye muri Bookstore. Uyu munsi turagaruka kuri iki gitabo gishobora kugira ikintu cyiza kudufasha. Ngira ngo njya nkibasomeraho cyitwa Fears cyangwa se Self Compassion, cyanditswe n'umwanditsi witwa Dr. Christine Neff. Iki gitabo mu by'ukuri kigenda kibanda ku mugore, ubushobozi bw'umugore, ububasha bw'umugore, muri make kivuga ku mugore. Uyu munsi ndagaruka ku bijyanye n'umugore. Umugore nshaka ko tumureba iki. Mu by'ukuri wowe nteze amatwi ushobora guhita wumva ko ndi umusore, ko ndi umupapa, ko nkiri umukobwa mutoya, ntari umugore, ntari umumama, ntago kindeba. Impamvu nagihisemo, ndagira ngo nkurikirane uri wese wumve neza uburyo ki umugore atoroshye. Hari abantu nzi banatinya abagore, ariko icyo nshaka kugarukaho ntago ari kuba wakabayeho utinya umugore, ahubwo ndagira ngo twige ku mugore ubundi ni muntu ki. Uyu munsi turamureba biki. Ubundi ngira ngo murabizi ko muri guverinoma y'u Rwanda yo yahaye uburenganzira ndetse n'ubwisanzure ku mugore, imuha ubushobozi bwo kuba yakora buri kimwe, ku rwego rwo kuba umugore rwose aba ashobora kugira ikintu avuga kigahindura sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera yahawe ubushobozi, ahabwa ububasha, ashobora kujya hari imbere akavuga nk'icyo n'undi mugabo yari kuza akavuga, ugasanga rya jambo umugore yavuze riragiye rikoze ikintu gikomeye kubo yakibwiye n'abacyumvise cyangwa se kubo yavuzeho. Bigenda bite rero iyo umugore afite ubushobozi bwo kuvuga ijambo, ababayeho gute? Ubundi umugore umeze nk'uwumvwa, haba aho dutuye, haba muri politike, muri business, no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ahantu hose umugore uzi kuvuga, yaba yivugira, yaba avugira abandi, aba ari umugore w'igitangaza. Aba ari wa mugore utinyutse, ni wa mugore unatinyitse kenshi, kuko usanga haba muri domaine arimo iyo ari yo yose baba bamutinya. Ndagaruka kuyihe nkuru, kuki nshaka kugaruka kuri iki kintu. Ngira ngo wenda nkarutse ku mbuga nkoranyambaga, hari inkuru zimwe na zimwe tugenda tubonaho, ugenda usomaho, zimwe ntukazirengagiza, ugasanga nyine ziragenda zigaruka ku imibanire hagati y'abagore n'abagabo, hagati y'abagore n'abandi bantu, uburyo cy'umugore atagenda agaragara neza bitewe n'ubushobozi afite bwo kuba yavuga. Mu by'ukuri kuba umugore afite ijambo ni byiza, nta n'umuntu utabyishimira, ndetse turanabishima cyane kuba umugore afite ijambo. Ariko bigenda bite iyo ijambo rye arivugisha cyangwa se yitwaza umwanya afite kugira ngo akunde yumvikanishe ibyo afite mu mutima we bitari buze kugira umumaro abandi. Nimvuga ngo ibyo afite mu mutima we ni iki, icyo murambabwira ko umunyabwenge nta kindi, ni ukuvuga ngo kuba uri umuntu runaka ufite ubushobozi runaka ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza gukoresha amarangamutima yawe, ibyiyumviro byawe, background zawe cyangwa se amateka yawe, kuza kuyakoresha umeze nk'aho nyine ukabyitirira izina ryawe cyangwa ukabyitirira umumaro wawe mu bantu, ukagira ngo ni ukugira ngo ahari ubafashe, ariko mu by'ukuri wowe ari amarangamutima yawe, ari ibyo wanyuzemo bigutera kuba uvuga ibyo bintu, kandi wenda utanabizi cyangwa unabizi. Ni ibintu rero bishoboka. Kuba umugore rero yaba ari aho ngaho abasha kujya hariya akavuga ijambo, akavugira abantu, ariko ntabashe kumenya ngo aravuga iki, nicyo adakwiye kuvuga. Ugasanga umuntu yitwaje nk'ibyo nabwiraga uko yiyumva. Mu by'ukuri rya jambo riraza kumara iki, abari bumutega amatwi, yaba abayoboye cyangwa n'abatayoboye bari bumwumvira aho ngaho. Kuba rero umugore afite ijambo n'ibyo nababwiye ni byiza, ariko uburyo ki avugamo nibyo bigomba kugira umumaro kurusha kuba ngo afite iryo jambo, afite kuba avuga rikumvikana. Reka tubivuge gutyo. Rero icyo nshaka kubigisha hano no kubereka ni iki,
ndagira ngo turebere hamwe ijambo ubundi risohotse mu kanwa rikora iki, noneho by'umwihariko iyo ridafite ton nziza ku bari buryumve. Ushobora kuba uzi ko wavuze kubera ubukana rifite cyangwa se imbaraga rifite, ukavuga nyine kugira ngo ukunde wumvikanishe message, ukunde wumvikanishe ubutumwa bwawe. Ntiwite ku kuba abantu bari bwakire gute bya bintu, kuko abantu bo iyo bumva ibintu wavuze ariko bakabikategorize, bakavuga ati yashakaga kubahamya, yashakaga kumvikanisha, yashakaga kugira umuntu ajombera muri tuvuge nka gutyo. Ntago rero kuba uzi kuvuga ni kimwe, ariko ukwiye kumenya discipline. Urabivuga mu buhe buryo, ni ryari bivuge. Ubu ugiye kubwira uzi neza ko ari ubyakire gute, ukabanza ukishyira mu mwanya wari bukumve, ukishyira no mu mwanya w'ushaka kubwira, kugira ngo uze kumenya uburyo nawe uri buvuge, kugira ngo babashe kubyumva neza. Ukwiye rero kumenya ukuntu ufata amagambo yawe, by'umwihariko ku bagore, kuko umugore ni wa muntu ashobora kuba ari hejuru uyu munsi, akitwaza ijambo afite akarikoresha mu buryo bubi bitewe n'ibibazo bye, n'ibitekerezo bye bidahuye n'ibyo ashaka kuvuga. Ejo ugasanga byamushyize hasi, bikamushyira mu bindi bibazo. Umugore ni umuntu mugari, tuzagenda tumuvugaho byinshi, ariko icyo nashaka kubereka ni uko kuba umugore afite ijambo ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuvuga kuvuga icyo ashaka cyose adashyizemo discipline n'ubwenge. Kuba ufite ijambo rye rigomba kugendana n'ubwenge. Guys, ushobora kuba udutega amatwi ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi n'ubufasha, ariko mu by'ukuri wibaza nabageraho gute. Nicyo comment zibereyeho. Jya muri comment utwandikire, cyangwa utwandikire no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, kugira ngo tubashe gufashanya tubana neza. Guys, what I was telling you was this: if a woman has a word, if a woman has an ability to talk or to say any speech, if he is a public speaker, she has to control her words. She has to be serious about what she's going to tell the people, because when the community listen to her words, they will control them. They will start to filter that, and they will try to take some of the important, and what is unimportant they will throw out. Guys, if you're a woman, if you're a girl, if you are already, please make sure you have to protect your tongue. Please use your tongue for the important thing which will help the society. Not that you have to say it, you have to know the time of talking about it. Who are you going to tell them? Who are you going to tell? When will you tell them? Things like that. Guys, make sure you subscribe, like, share, and comment. Ciao. On TTV.